nk'uko twerekana kano gatapa baravuga ngo gera amahoro ntabwo byikora, ntabwo bishobora kwikora, kandi kugira ngo tugende neza ukuntu mwaje muva mu mago yanyu, ukuntu mwageze hano no guteganya gusubirayo amahoro, mugomba kwigiramo. Simwe mwenyine rero mukoresha inzira, mukoresha umuhanda, murahura n'abantu hirya no hino. Mugomba kuba iki? Igisoga. Tuje hano kugira ngo mbese tuvuge kuti abantu usanga ngaha bavanga kugeza igomba kugenda ize ubutumwa kuva n'ahangaha ugere ku bantu benshi bashoboka. Hari abantu benshi cyane bakoresha umuhanda duhereye ku banyamaguru, duhereye ku bantu batwara ibinyabiziga, harimo bamwe muri mwebwe, yaba igare, yaba moto, yaba imodoka, niba tutarazifite ariko tuzigenderaho, mwumva ko byose dufite uruhare rukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo mbese abantu bose twese tugereyo. Hano hari utuntu duke ashaka ko tuganiraho tujyanye n'igice. Icyiciro cya mbere ni abanyamaguru. Abanyamaguru turifuza yuko iyo ugiye mu muhanda reba icyerekezo uba kugenda. Mu Rwanda twemera yuko ikinyabiziga kijya iburyo, iyo cyerekeza aho hose gifata ubwoko bw'iburyo. Umunyamaguru tumusaba yuko yagenda ibumoso bw'umuhanda, ukareba ikinyabiziga kiguturutse imbere, kuko iyo kije kikagira ikibazo icyo ari cyo cyose kije kireba umenya icyo ugomba gukora. Ariko iyo ufashe iburyo kikaguturuka inyuma ntumenya ibiza bugufi. Birumvikana buri gihe mujye mureba ibumoso bwanyu bw'umuhanda, mugariho mufata aho murebe ikinyabiziga nikigura feri uramukireba, nikigira ibyo gikora bibi uramukireba, nibura ufata imyanzuro birumvikana. Nanone kandi iyo ugiye kwambukiranya umuhanda hari ahantu hamwe basanzwe bahita muri zebra crossing. Hariya hantu amategeko yemerera umunyamaguru guhambuka, ariko nanone guhambuka ntabwo ari kimwe no kuba wicaye mu rusengero, ntabwo ari kimwe no kuba uri muri salo y'iwawe. Hariya hantu hakoreshwa n'amategeko, sibyo? Urahambukira, imodoka irashaka kugenda, igare irashaka kugenda, moto irashaka kugenda. Banza urebe hirya no hino, sibyo? Mbere yo kwambuka hirya no hino, nubona ikinyabiziga kiri hafi cyihorere maze gitambuke, nikimara kugenda wambuke. Kandi kirazira kwambuka. Hari abantu basigaye bagenda bafite telefone, akagenda mbese ari kucyatinga, akagenda ari kureba amafoto, akagenda ari kuri telefone. No kwambuka ni ibintu bitandukanye. Ushobora gutwarwa n'iki ngiki, imodoka tukaguhita, si byose? Biragusaba rero kwambuka, ibi tukabikora wambuza umuhanda. Biragusaba kwambuka wihuse ariko utiruka, sibyo? Kwirukanka ntabwo ari byo, ugomba kwambuka neza ariko ukihuta kugira ngo n'ibindi binyabiziga bikomeze kugenda. Ibyo ntabwo byoroshye. Ibyo ngibyo ntabwo mwagira gutya mugafata iya mbere mukajya kutubwiriza n'abandi kugira ngo bajye babikora. Ni ibintu byoroshye.
umunyamaguru rero iyo akoze ibyo ngibyo nawe aba yifashe. Nanone abashoferi barimo abashoferi baradutwara. Umushoferi niba utwaye ikinyabiziga ugiye kugitwara wanyweye ibisindisha, kuko ibisindisha kigira ingaruka nyinshi mu bwonko iyo udatekereza ibyo uri gukora, kubera ko ukoreshwa n'icyo kintu cyagusindishije ukora amakosa menshi. Irinde gutwara ikinyabiziga uvugira kuri telefone. Iyo uvugiye kuri telefone akenshi utwarwa n'abantu uri kuvugana, direkisiyo ukayibagira. Iyo yibagiwe hari ingaruka nyinshi kandi irinde umuvuduko biterwa n'ahantu. Hari ahantu bagira bati nturenze 40 wowe ukagira umugisha 20 ni ikibazo gikomeye. Kandi nanone umuntu utwara ikinyabiziga yakagombye guha uburenganzira umunyamaguru. Niba umunyamaguru agiye kwambukira ahandi twakoze uburenganzira yambuke, narangiza nawe ukomeze ibyawe. Nanone kandi tugomba kwambara umukara. Abamotari ni ubundi cyane, kandi akenshi usanga n'abantu bazamo badutwara. Umumotari niba tubarimo, niba badutwara atambaye kasike mubwire ayambaye, nawe uyambaye. Hari abamotari usanga anyura ibumoso, anyura iburyo, kandi amategeko y'umuhanda barayizi. Iyo anyuze iburyo bw'imodoka ntabwo byemewe kumubuza, nawe abagushyize muri risike. Sibyo? Abagushyize muri risike mubuze, niba yanze uhange kuko nta mafaranga yawe umwishyura. Irinde kugenda ukoresha telefone. Umuntu wese bazishyira muri kasike, agatwara imodoka nabwo agatwara moto ari kuvugira muri telefone. Ibyo byose ni amakosa. Aho gutwara rwose iyo telefone ugiye kuyivugiraho, ibitekerezo akenshi bigenda bijya hanze. Ugasanga rero wowe utwawe kuri iyo telefone nabo kuri iyo moto bishobora kugusha, ugasanga uhuye n'ibibazo. Ibyo byose hari igihe ushobora kubyumva mukumva ko bidasa, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Iyo ugiye serashe ukajya Kanombe ukajya Kibagabaga, niba ukamara isaha, hari ahantu bita irijanse. Kuri irijanse muzajye kuhareba. Iyo bamaze isaha ntubone abantu 10-15 bakomeretse kandi cyane. Iyo ubajije usanga ari bo. Birumvikana niba bitari byakugeraho twe gutekereza ko kugeraho ko bishoboka byose. Abagenzi rero nibo benshi turebere. Iyo dutwawe mu modoka, dutwawe kuri moto, dutwawe kuri ipikipiki, twe kurebera amakosa yose biri mu buryo ki tuyarwaye. Natwe rero tubigiramo uruhare. Iyo urebye umumotari amubwira ngo yihuta, nitubigizemo uruhare, ni ikibazo gikomeye. Hari abana rero
abana hari abantu hano bakuru babyaye bohereza abana ku ishuri, nta muntu uhari ubaherekeza. Iyo yavuka mwumva yamuganze, si ibigeragezo, tujye tubaherekeza, tubambutse. Mu muhanda hari igihe usanga umuntu mukuru afite umwana, yarangiza akamufata akaboko aho umuhanda uri akaba ariho umwana ajya. Biriya nibyo umwana agomba kugenda hakurya iriya, umuntu mukuru n'ubundi aba agomba kuteja. Ni ukuvuga ko rero umwana agomba kujya hirya y'umuhanda, umuntu mukuru akaba ari ujya hafi y'umuhanda, kuko si uburyo ki agenza, sibyo? Hari abana bajya noneho mu mamodoka y'amabisi y'abana bajya ku ishuri. Birababaje kubona abana bajya mu bisi bakicara imbere hahandi kuri abana nk'inka batanu batandatu. Iyo imodoka ifashe feri igera bite? Baca mu kirahuri ugasanga bikubise hasi hariya. Abana batanu bicaye imbere bari kugenda kuri paraburize, abandi bana ugasanga mu madirishya imitwe iri hanze. Murabibona? Niba mubibona mumenye ko ari amakosa, harimo risike. Igiti twateye ibiti mu mihanda ni byiza cyane, ibi biti dutera mu muhanda ni byiza cyane, akayaga, imvura, ariko nanone tutabikoresheje neza. Tutabikoresheje neza dushobora kuba twagira ikibazo kijyanye n'uko abana bacu bashobora kuba bakora impanuka. Nihagaze ishuri n'imyenda nambaye ni ikibazo. Abana bacu tutabafashije dushobora kubaho. Uwabyaye umwana aramukunda, abyizeye. Iyo noneho tumushyize hariya tuba tumukunze kugira ngo agiye mu modoka, narangiza agere ku ishuri amahoro. Ariko nidafatirana bariya bana dushobora kubabura. Dushobora kubabura kubera ko umushoferi we abagenda atareba ibyo byose, abashaka kujyana abantu benshi. Ariko abo bana iyo bicaye nabi bahagaze hejuru hariya ya paraburize, bishobora kujya gutya agafata feri, abana ugasanga bavuye hakurya. Nanone kandi aba bana bacu tugomba kujya tumenya ko abana bageze ku ishuri amahoro. Muri makeya ibyo byari bijyanye na Gerayo Amahoro. Ni bikeya ariko ni iby'ingenzi, siko bimeze na? Ni iby'ingenzi kandi byagufasha buri gihe cyose ukava aho uri, aho ugiye hose ukumva ko uzagerayo amahoro. Bitari ibyo ngibyo twaba tubonera mu kivu. Umuvugabutumwa hari icyo yavuze nanone cy'abana bacu, ariko duki abana bacu hari ikibazo kijyanye no kuba abana bacu bakura imburagihe. Gukura imburagihe hari ita ihohotera, guhohotera abana. Guhohotera abana rero biradutse, nabyo polisi
iri guteganya gukora ubukangurambaga mu cyose. Ubukangurambaga ku nsanganyamatsiko ivuga iti rengera umwana. Rengera umwana rero ntabwo bireba polisi wenyine, ntabwo bireba pasiteri wenyine, ntabwo bireba umuyobozi wenyine, biratureba twese. Ubu mwana w'umunyarwanda uyu munsi ufite imyaka 12 akaba afite umwana uri mu myaka 3 ibiri, uno mwana wabyaye undi mwana. Ubwo buzima buhagaze, ubuzima bwe buhagaze, tubyemere, tugomba gufata iya mbere, turengera umwana akure azageze igihe nawe yibeshaho. Nawe ubundi nimutangirana umwana akaba umubyeyi afite imyaka 12, ubwo bubyeyi bw'uwo mwana namurabuka. Birababaje kubona uyu munsi iyo turebye imibare y'abana batwaye inda zitateguwe, abana bari munsi y'imyaka 18 kuva muri 2016 usanga nka district imwe harimo abana batwanaga bagera kuri 300 bagana 2017 kandi igihe bizamuka ntabwo bibana. Ubwo mu kuvuga ko niba udafata iya mbere bizakomeza byere bizamuka, tuzabyemera ntabwo tuzabyemera. Nyamara ikibabaje nuko ababatera izo nda iyo bakurikiranwe usanga mu bantu 500 bateye inda hafatamo 2 umwe. Harimo cya kintu cyo kubonogera, cya kintu cyo kuvuga ngo mu muco n'uyivamo muzi yuko hari n'abatera inda abantu bafitanye amasano. Umubyeyi w'umugabo agatera inda umwana we yibyaye. Niyamira mu byarabaye ibi nkaho byarabaye. Uyu munsi ashobora kuba ari uwundi. Abo bantu babikora tubarebera, tubihorera, ejo ashobora kuba ari uwawe. Birumvikana, dutegereze ko nawe bizakugeraho, tubitegereze, dukore ibishoboka byose kugira ngo aba bana babacu, nubwo yaba atari uwawe ariko ni abacu, ni abanyarwanda. Rero ubukangurambaga bwarengera umwana buzibanda ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, imirimo ivunanye ikoreshwa. Muti abana bavuka ababyeyi bakabakoresha ibyo byose gukoresha umwana n'ibyo, ariko imirimo ivunanye ntabwo ari byo. Siko bimeze, imirimo ivunanye ntabwo ari byo. Hari igihe umuntu avuga ati ibyo byose kumusiga ku rugo, kumuvomesha, kujya kuragira, kugira gute, ni byo. Ariko se uwo mwana najya aho ngaho abari bari kwiga, ubwo uwo murimo uremewe? Ntabwo wemewe. Uyu munsi abana usanga babajyana hehe? Mu birombe, gukora amabuye, imicanga, terura ibiro 80, 100 umwana w'imyaka 10. Nibyo? Rero ubukangurambaga buzibanda ku mirimo ivunanye ikoreshwa inda ziterwa abana bataruzuza imyaka y'ubukure, guha abana ibisindisha n'ibiyobyabwenge. Birumvikana, usanga umwana iyo umenyereje ibisindisha, ejo bundi ukamusanga mu kabari ari wenyine, ubwo bivuze ngo umugujije
siko bimeze atari yagize. Kandi amategeko avuga yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 icyo yakora cyose cyaba kibi cyaba cyiza agikora atagikoreshejwe ubwenge. Ni nayo mpamvu umwana usambanywa uterwa inda ari munsi y'imyaka 18 nubwo yaba yabyemeye ntabwo aba yabyemeye kubera ibitekerezo bizima afite umufatiranyije mu bwana. Birumvikana hari icuruzwa bikorerwa abana, murabizi na icuruzwa bikorerwa abana, aho usanga umwana ava mu cyaro nyina akabigiramo uruhare. Umuntu akamubwira ati fata 50,000 uhereza uwo mwana akamuzana ikintu cye. Hari benshi bashyirwa hariya bakabiki akabasaba no mu gihugu hano mu gihugu cyacu. Ese umwana w'imyaka 13 12 yemerewe kujya gukorera amafaranga mu rugo rw'umuntu? Ntabwo birakora. Noneho n'iriya mpamvu biva mu gihugu, hari abantu babafata bakajyana hanze y'igihugu, aho usanga umwana bamuhesha ngo bagiye kumushakira ishuri, bamuhesha ngo bagiye kumushakira akazi keza, yagera hanze akunda. Hari benshi tuba tugaruka barira barapfuye barababise hanze. Hari uburyo ki bamujyana nko mu kabari akaba igikoresho. Umuntu yashaka gusambana bakamwereka hariya amafoto nawe arimo yahitamo, we bakamujyana hariya bakamugurisha ibyo byose ashaka, barangiza amafaranga yishyuwe akishyurwa kuri kontwari hariya. Birumvikana nk'uko bishyura inzoga, nk'uko bishyura busheke, bakamukoresha ibyo byose amafaranga. Abana bakiri bato baba bafite imibiri nako ibice bimwe na bimwe by'umubiri bigira ibizinga n'impyiko n'ibindi. Iyo mugije hari n'imbashi akumenya mwumva iyo umuntu w'umunyarwanda yagize ikibazo cy'impyiko ashaka indi amafaranga bamuca n'amafaranga menshi. Hariya rero iyo ugeze hariya bagushyira hariya, umuntu yaba yifuze impyiko bose akagufata bakajya bakakuvanamo bakayigurisha amafaranga hariya. Nta na rimwe icuruzwa ry'abana, icuruzwa ry'abana, cyangwa se bakujyana ahantu mu mirima y'umuceri cyangwa se ipamba. Iyo ngiyo bafite imirima minini, aho usanga urara wirirwa uhinga, mu gihe hano iwanyu waranze guhingira ababyeyi. Twese birababaje. Muri ubu bukangurambaga rero hazatangwa amakuru ku ihohoterwa rikorerwa abana, hazigishwa ababyeyi n'abandi bita ku bana gusobanukirwa ihohoterwa rikorerwa abana. Hazatangwa ubuvuzi ku bahohotewe, bwaba ubuvuzi ku mubiri ndetse n'ubw'imiterere no kubagira inama. Rero nubwo ubukangurambaga buzabaho, hano polisi ikangurira ababyeyi kurinda abana ihohoterwa iryo ari ryo ryose, kuko niryo shingiro umubyeyi. Kuko iyo watoje neza umwana, ndahamya yuko akura neza. Umubyeyi rero afatanyije n'umurezi, iyo atari ku ishuri aba ari mu rugo, dufatanyije umwana bitaba ibyo twahera muri ibindi bimaze kuvuga. Si byose ni ukuvuga ni ugukangurira abana
kugendera kure ababashuka babatenda. Urabizi uko harimo umwana ukubwira ngo yatewe inda n'akanaka kubera ko yamushukishije bombo irindazi. Ariko murumva ibintu iyo bombo umubyeyi yarayikoze, irindazi umubyeyi yararimuze, ariko nyamara hari igihe yakura kubera ko umubyeyi atitaye ku mwana. Umwana akeneye iki ngiki, umubyeyi ntabimenye. Hari byadutse yuko umwana aheruka umubyeyi we akimubyara, ubundi akazi ishuri agataha nani umwana yaryamye. Umwana ntazapfe abonye nyina, akarerwa naki n'umukozi. Iyo ashatse kumenya ibijyanye n'imyororokere abibaza nde umukozi. Iyo umukozi ari mubi abigeza ate? Amubeshye. Yamubeshye amusambanya, kenshi usanga abaterwa amata yaterwa n'abakozi, baraterwa n'abandi babashukisha. Abamotari twavugaga, aramutwaye kuri moto umunsi ku wundi, yagiye ku ishuri, yagize gute, ubwo n'ibyo birumvikana. Mu gihe umubyeyi afite ubushobozi yakagombye kuba yakoze utuntu twose, ariko akifuza nyuma. Polisi rero y'u Rwanda irashimira byimazeyo amadini n'amatorero atandukanye yibumbiye muri CPR nk'uko babivuze. Polisi irabashimira cyane uburyo mudahemwa gufatanya nayo mu bikorwa bitandukanye, kubaka umunyarwanda n'umuryango nyarwanda uzira icyasha. Ihohoterwa rero rishobora gukumirwa buri wese abigizemo, nk'uko nabivuze. Nitubigiramo uruhare twese, iri hohoterwa rizarikumira. Nizere yuko rero uyu mwanya mutoya maze hano turi kuganira hari byinshi twungukiyemo, ari nabyo vuga ntibihebe mu cyicaro hano. Ndizera yuko buri muntu wese aha ngaha hari icyo afashe. Ntawahamya yuko aho tugiye kujya hose turaza kuba turi bande ibisonga byiza. Nanjye ubwo naje aha ngaha mpagarariye polisi y'igihugu, ubundi nabaye igisonga cyiza. Igisonga cyiza cyabagejejeho ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ugomba gusakara hose, mukagera mu bantu bose bashoboka, bityo twubake igihugu cyacu. Murakoze cyane.